Mwifurije byiza nizeye ko meze neza nitwa Job Marashiti kureba impinduka zabaye muri guverinoma y'u Rwanda aho kuri uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yamaze kuvuga yuko ahinduye guverinoma abenshi muri bo bashyize muri guverinoma nshyashya tugiye kureba uko bimeze ndetse n'ibyabaranze dore ko guverinoma yahindutsemo abantu benshi cyane tugiye kureba abantu bagiye muri guverinoma icyo abavuyemo kucyo bavuyemo hagiyemo abandi ise bagiye hehe berekeje hehe ariko kandi tunarebe muri rusange abashyashya bagiye muri guverinoma binjiyemo ibyo bakoze ndetse n'amateka yabo ahihariye n'ibyo banje gukora mbere mu minsi itambutse mbere yuko bajya muri iyi myanya mbayikaze reka tubiganire muri rusange. Rero kuri uyu munsi itangazo ryagiye hanze rya Perezida wa Repubulika Paul Kagame yahinduye abaminisitiri harimo minisitiri w'ibikorwa remezo ndetse n'abakozi ba leta mu bucuruzi ndetse n'ab'inganda namwe bakozi bashyashya bashyizwe muri guverinoma kuri uyu munsi. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasimbuje abayobozi harimo minisitiri w'ibikorwa remezo w'ubucuruzi n'inganda ndetse no muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo hose habayemo impinduka ndetse n'abambasaderi bashyashya bagiye mu myanya abandi bagakurwamo. Ku ikubitiro bashyizwe kuri iyi myanya dore kuri Murwanashyaka Adamiye uyu nguyu yagizwe minisitiri w'ibikorwa remezo. Bwana Murwanashyaka Adamiye uyu yagizwe minisitiri w'ibikorwa remezo asimbuye Dr Jimmy Gasore wari kuri uwo mwanya kuva mu 2023 mu kwezi kwa Nzeri nibwo yagiye kuri uyo mwanya. Muri iyi ministeri kandi Bwana Zingiro Armada ndetse na Colonel Bizimungu ungu yagizwe umunyamabanga wa leta ndetse umwanya wari ariho uyu nguyu umwanya wari ariho ambasaderi Jean de Dieu Uwihoreye wari umazeho amezi 11 gusa. Uwihanganye yari yarinjiye muri izo nshingano muri Nyakanga 2025. Uyu nguyu kandi avuye guhagararira u Rwanda muri Singapore. Abandi bashyizwe mu mwanya hari uwitwa Zingiro Ahmad wagizwe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo nk'uko twabigarutseho. Minisitiri muri minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo Uwizeye Judith uyu nguyu yari minisitiri mu biro bya Perezida wa Repubulika asimbuye ambasaderi Nkurikiyinka Christine uyu yagizwe ambasaderi muri Espagne. Uyu Nkurikiyinka yashinzwe iyi minisitiri muri Nyakanga 2024 asimbuye kandi Kayirangwa Fatani rwa Nyindo. Uwizeye si mushya muri mifotora cyangwa se minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo kubera ko yabaye minisiteri w'abakozi ba leta n'umurimo hagati ya 2014 ndetse na 2017. Muri Kanama kandi 2017 yagizwe minisitiri muri perezidanse mu biro by'umukuru w'igihugu. Bwana Kajangwe Antoine Marie uyagizwe minisitiri w'ubucuruzi ndetse n'inganda akaba yarakandi asanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri. Uyu mwanya Kajangwe yasimbuzwe Madamu Tuyishimire Chantal. Perezida Kagame kandi yashyize abambasaderi bashya bazahagararira u Rwanda mu bihugu bitandukanye harimo Lieutenant General Retired Karenzi Karake uyu nguyu yagizwe ambasaderi mu Bushinwa. Karake yasimbuye ambasaderi James Kimonyo. Major General Bayingana Emmanuel uyu yagizwe ambasaderi muri Israel mu gihe Colonel Retired Ruhunga Janot wabaye umunyamabanga mukuru muri RIB yahoze umunyamabanga mukuru muri RIB uyagizwe ambasaderi muri Espagne aho asimbuye Anastasi Shyaka. Uyu Shyaka Anastasi yigeze kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu myaka yatambutse muri Covid arazwi cyane akunda kuvuga amakuru agezweho. Hari n'abandi kandi abayobozi bashyizwe mu myanya itandukanye y'ingenzi kukubwira muri uyu munsi harimo Bwana Kayonga Louis uyu yari umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize RSSB gusa kugeza uyu munsi yagizwe umuyobozi mukuru muri banki y'ikigo muri banki y'ingabo ndetse
n'abashinzwe umutekano zigama CSS. Kuri uyu mwanya kandi wo muri RSSB Kayonga yakoragaho yasimbujwe Madamu Murungi Michel warushinzwe cyangwa se warusanzwe ari umuyobozi mukuru ushinzwe ishoramari mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Bwana Byiringiro Maximilian uyu we yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ingufu REG. Uyu mugabo we si mushya mu by'amashanyarazi kubera yuko uyu aje muri REG yayoboraga uruganda rwitwa Shema Power Lake Kivu rutanga amashanyarazi ndetse ruyavanye muri gaze metani mu kiyaga cya Kivu. Izi mpinduka zitezweho gukomeza kunoza imikorere myiza ya guverinoma ndetse no guteza imbere gahunda y'iterambere y'igihugu binyuze mu bayobozi bashya bahawe inshingano zitandukanye. Saba gusa bakizwe muri iyi myanya kubera yuko hari byinshi byakozwe kandi ibitandukanye. Ikindi cyabaye kuri tujye kugarukaho, reka nkubwire ku byaranze uyu minisitiri mushya. Minisitiri w'ibikorwa remezo mushya uyu yasanzwe ari inzobere cyane mu by'imishinga minini y'ubwubatsi. Background ye ni yevugishije benshi. Byabaye kuri uyu wa tariki 10 Kamena 2026 nibwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashyize Bwana Damien Murwanashyaka amugira minisitiri w'ibikorwa remezo asimbuye kuri uwo mwanya Dr Jimmy Gasore. Uyu Damien Murwanashyaka yaranzwe n'iki? Iby'amanaza nto yagiye akora nuko Murwanashyaka Damien ni inzobere cyane mu bijyanye n'ubwubatsi ibizwe nka professional civil engineer, aho afite uburambe burenga imyaka 15 mu rwego rw'ubwubatsi ndetse n'imishinga y'iterambere, ndetse akaba kandi n'umunyamuryango w'urwego mpuzamahanga rw'amakemurampaka. Yize kandi ibijyanye n'ubwubatsi ku rwego rwa kaminuza aho yasoje amasomo ye afite amanota ya mbere ibizwe nka first class honor muri kaminuza y'u Rwanda. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza masters yakuye muri Akolaho Christian University, ibituma afite ubumenyi buhambaye cyane mu bya tekinike ndetse no mu buyobozi bw'imishinga. Byiteze ko bizatuma agera ku nshingano ze ibi byose mu rwego cyangwa se mu rugendo rwe. Murwanashyaka yize cyangwa se yigeze akora imirimo itandukanye mu rwego rwo hejuru cyane kuva muri Gicurasi 2024 kugeza 2026 kuko yabaye umuyobozi mukuru muri UDR, imwe muri sosiyete ikomeye cyane mu bwubatsi izwi cyane mu mishinga idasanzwe nka Vision City. Iyi ngiyi ayo bantu bayubatse cyane. Uyu mugabo kandi yabaye Chief Quality Survivor muri Rio Constructor Limited ndetse aba kandi Project Manager muri Loco Construction Limited, ndetse kandi yanakoze nk'umujyanama mu biro birimo Century Engineering and Constructors Limited ndetse na Gasabo Third Designer Limited. Kino kigo nacyo yagikozemo muri rusange. Mbere yuko agirwa minisitiri w'ibikorwa remezo, Murwanashyaka Damien yari umuyobozi mukuru witwa Managing Director mu kigo cyitwa Preferred Constructor. Iki ni kimwe mu bigo abiyoboye mu gutanga serivisi z'ubujyanama, icunga imicungire y'imishinga ndetse n'ibikorwa by'ubwubatsi. Murwanashyaka kandi yifashishije iki kigo yakoragamo kugera ku ntego ze ndetse no kugera ku ntego zacyo, kuko yakomeje kugaragaza yuko afite ubuhanga buhambaye mu micungire y'imishinga minini ndetse n'ingengo y'imari yacyo. Anagira kandi uruhare rukomeye cyane mu guteza imbere ibikorwa by'ubwubatsi ndetse no gutanga umusaruro ugaragara mu mishinga ikomeye cyane y'igihugu. Ubunararibonye bwe si ubwa none kuko no mu buyobozi bufite icyerekezo ni bimwe mu byakomeje kumugira umwe mu bahanga cyangwa se mu bantu bafite ubunyamwuga bw'indashyikirwa mu rwego
rw'ubwubatsi mu Rwanda ndetse no mu karere. Ibintu byagiye bimugera uwo kugeza umunsi byanatumye abasha kugera kuri Yellow Paper muri rusange. Mu bambasaderi cyangwa se amagari ibihugu hirya no hino ku isi, ku ikubitiro hari uwitwa Lieutenant General Retired Karenzi Karake ndetse na Colonel Retired General Tiruhunga. Abangabo bombi bagizwe abambasaderi bahagarariye u Rwanda mu bihugu bitandukanye, kuko Perezida Kagame yashyize mu myanya abarimo Retired General cyangwa se Lieutenant General Retired Karenzi Karake. Uyu nguyu witwa Lieutenant General Retired Karenzi Karake yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika y'Ubushinwa, naho Major General Emmanuel Bayingana we agirwa ambasaderi muri Repubulika y'u Rwanda muri leta ya Israel, mu gihe Colonel Retired General Tiruhunga yahawe inshingano nshya zo guhagararira Repubulika y'u Rwanda muri Repubulika ya Polonye. Mu bandi bahawe inshingano zo guhagararira u Rwanda mu mahanga harimo Christine Nkurikiyinka wari Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo. Uyu mwanya yashyizweho guhera tariki ya 16 Kamena 2024. Nkurikiyinka yagizwe ambasaderi wa Repubulika y'u Rwanda mu bwami bwa Espagne. Ni ubwa mbere u Rwanda rugize ambasaderi muri Espagne ufite icyicaro, kubera yuko wari uhari yafataganya uwo mu Bufaransa yazifatanyaga zose, byakorwaga byose na ambasaderi François Nkurikiyinka mu Bufaransa icyarimwe no muri Espagne akabikurikirana byose. Gusa ariko bikimara gutangazwa mu baminisitiri bamwe harimo Minisitiri w'Ubucuruzi ashimye nyakubahwa Perezida wa Repubulika ati murakoze cyane ku cyizere mwangiriye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ni amagambo yanditswe na Sebahizi wari Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda muri Guverinoma y'u Rwanda. Sebahizi Prudence wari Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yashimiye byimazeyo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku cyizere yamugiriye cyo gukorera igihugu ndetse akamuha ngo agaciro n'icyubahiro ndetse akamuha izo nshingano zo mu mwanya yari ariho kuva mu myaka 2 ishize amaze muri iyi minisiteri. Kubera ko ubwitangazo yajyaga hanze hari kwa gatatu tariki 10 Kamena 2026 nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakoze impinduka muri Guverinoma y'u Rwanda, aho abaminisitiri barimo ab'ibikorwa remezo n'ubucuruzi n'inganda ndetse n'abakozi ba leta bamwe na bamwe bahinduwe. Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda yahawe Bwana Kajangwe Antoine Marie wari usanzwe ari umunyamabanga uhoraho muri iyo minisiteri ndetse akaba asimbuye Prudence Sebahizi uri gushimira cyane Perezida wa Repubulika. Tariki ya 16 Kanama 2024 nibwo Perezida Paul Kagame yashyizeho abagize guverinoma ndetse n'abandi bayobozi batandukanye barimo guverinoma shyashya ya 2024 ikaba yarigizwe n'abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 9 kuri icyo gihe. Muri ba minisitiri bari bariho cyangwa se minisiteri zari zigezweho uyu munsi harimo 3 ndetse nizo zahawe abaminisitiri bashya, ndetse harimo niyo Prudence Sebahizi agirirwa Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Minicom asimbuye Dr Ngabitsinze Jacques Chrysostome uyu wari muri iyo minisiteri kuva kwa tariki ya 30 Nyakanga 2022. Jacques Chrysostome nawe arazwi cyane. Uyu minisitiri uvuye mu nshingano abanyujije ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, Sebahizi Prudence yavuze ko ashimira byimazeyo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wamugiriye icyizere akamuha izo nshingano yari amazeho imyaka 2. Mu magambo ye yagize ati ndashimira cyane byimazeyo nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Repubulika Paul Kagame ku cyizere yampaye cyo kungira Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda mu gihe cy'imyaka 2 ishize. Sebahizi yagaragaje kandi ko
igihe yamaze muri izo nshingano yishimiye cyane gukorana n'abandi bagize guverinoma ndetse n'ikigo cyose muri rusange ndetse na ekipe yose ya minisiteri yakoranaga nayo y'ubucuruzi ndetse n'inganda yitwa Minicom mu guteza imbere inganda, kongera uruhare rw'abikorera, guteza imbere ubucuruzi bushingiye ku ikoranabuhanga ndetse no gushimangira ubufatanye mu karere. Yavuze ko yishimira kandi ibyo yagezeho, yifatanije ashimira yuko ashima intambwe ikomeye cyane mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu ndetse yagezeho n'abafatanije muri rusange. Yasoje ashimira kandi anifuriza ishya n'ihirwe n'imirimo myiza uwamusimbuye muri izo nshingano nshya witwa Karangwa Antoine Marie. Avuga ko ari umwanya mwiza ahawe ndetse yuko awukwiriye ndetse ngo hawe awukwiriye cyane cyangwa se womereta, kandi yuko yizeye ko azakomeza gusigasira ibyagezweho akanakomeza guteza imbere igihugu. Izi ni zimwe mu mpinduka nshya zabaye muri guverinoma zashyizweho umukono na nyakubahwa Minisitiri w'Intebe mu itangazo yashyize hanze ariko mu izina rya Perezida w'u Rwanda Repubulika Paul Kagame, kuko guverinoma ihindurwa ku bufatanye cyangwa se ku kiganiro cyakozwe hagati ya Perezida wa Repubulika ndetse na Minisitiri w'Intebe babiganiriyeho bakumvikana ko bashyira muri guverinoma bitewe n'impinduka bashaka kugeza ku baturage, kuko icy'ingenzi ni ugukorera abaturage cyane cyane mu Rwanda bavuga ko umuturage ku isonga. Abo tubifurize imirimo myiza n'ishyanirwa mu gihe bagiyemo bose. Ngewe nitwa Ajabu Marashi, mwakoze cyane kuba nanjye Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.